Mu gihe irushanwa ry'igikombe cy'amahoro cya 2026 rikomeje gushyuha mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda, amagambo ya perezida wa Gasogi United Kakozankuriza Charles bazi nka KNC yongeye gutuma abafana b'umupira w'amaguru bawuganiraho cyane. Ni nyuma yo gusezera Musanze FC, ikipe ya Gasogi United yahise yerekeza muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ibi ya mbere ihagaze neza muri iri rushanwa. Ni umukino wabereye kuri Kigali Pele Stadium, aho Gasogi United yatsinze ikipe ya Musanze FC ibitego 2-1. Ibyo bitego byombi bya Gasogi United byatsinzwe n'umukinnyi ukina hagati mu kibuga bita Ngono Guy Elive, wahagaze neza muri uwo mukino nk'uko byagaragaraga. Yeretse abafana ko ari umwe mu bakinnyi bashobora gutanga itandukaniro mu mukino. Ku mukino wa Musanze FC, rutahizamu ukiri muto Hakizimana Titi niwe watsinze igitego rukumbi cy'impozamarira, ariko nticyari gihagije ngo ikipe irengere cyangwa se ikomeze. Iyo tsinzi yatumye Gasogi United ikomeze ku giteranyo cy'ibitego 3-2, kuko mu mukino ubanza wari wabereye kuri stade Ubworoherane amakipe yombi yaranganyije igitego 1-1. Ariko icyatumye iyi nkuru irushaho kuvugwa cyane si itsinzi gusa, ahubwo ni amagambo ya KNC nyuma y'umukino. Perezida wa Gasogi United yavuze ko amagambo akomeye yerekana ko ikipe itangaje iri muri rushanwa atari ukwitabira gusa, ahubwo ifite intego yo kuzaryegukana. Yakomeje agira ati, ni umukino wari mwiza ariko ugoye. Twatangiye neza mu gice cya mbere tubarusha gutsinda ibitego 2. Ndatekereza ko APR rwose ariyo ifite amahirwe menshi yo gusezerera Kiyovu. Bisobanuye ko tuzahura muri kimwe cya kane, bazaze babizi ko tuzahangana kandi biteguye ko bashobora no gusezererwa. Aya magambo yahise atuma abafana ba APR FC, aba Kiyovu FC ndetse n'abakunzi b'umupira muri rusange batangira kuyaganiraho bimwe bikomeye. Ni amagambo agaragaza ko Gasogi United ifite icyizere gikomeye, confidence ya danger, kandi ko itinya guhura n'amakipe akomeye mu Rwanda. KNC yanavuze ko nubwo hari abatekereza ko ari inzozi ku ruhande rwo gutwara ibikombe by'amahoro ndetse ko bishoboka. Yabivuze muri aya magambo ati, abantu benshi babifata nk'inzozi, ariko kandi intego yacu no gutwara igikombe cy'amahoro. Iyo urebye muri rushanwa uko riteye, buri mukino uba ari ugukuranwaho. Iyo ufite amakipe meza rero, ufite ikipe nziza, abakinnyi babyemera, ushobora gukuramo ikipe iyo ari yo yose. Mu by'ukuri amagambo ye ntabwo ari mashya ku bakurikira umupira w'u Rwanda. KNC azwiho kuvuga amagambo menshi atinyitse, rimwe na rimwe agatuma abafana bishima cyangwa bagatangara. Ariko kandi ikibazo benshi bibaza kugeza ubu ngubu ni ese koko Gasogi ishobora gusezerera APR FC? APR ni imwe mu makipe afite amateka akomeye cyane mu Rwanda kandi imaze kwegukana ibikombe byinshi cyane. Ku rundi ruhande ariko kandi Kiyovu nayo ifite abafana benshi ndetse ikomeje mu mateka y'umupira w'u Rwanda. Mu mukino wa 1/8 kirangiza, APR yatsinze Kiyovu ibitego 2-0. Umukino wundi wo kwishyura APR yarayinganyije 1-1, bituma APR itikomeza. APR rero kubera ko yakomeje igomba guhita ihura na Gasogi United mu mikino ya 1/4. Ibyo byaba ari ibindi bizaba ari ibindi kuko uzaba ari umukino uryoshye witezwe n'abafana benshi. Si ubwa mbere aya makipe azaba ahuye muri iki cyiciro, kuko mu mateka aheruka Gasogi United na APR bamaze guhura inshuro 2 muri 1/4, aho buri kipe yigeze gusezerera indi. Ibyo bituma rero uyu mukino ufite kuba uzaba ari ihangana rikomeye. Abafana bamwe bemera ko Gasogi United iri kuzamuka cyane mu mikirire, cyane ko ifite abakinnyi bafite impano ndetse n'umurava. Abandi bo bavuga ko APR ifite ubunararibonye n'imbaraga nyinshi ku buryo kuyisezera bitakoroha na gato. Kandi ikindi gituma iri rushanwa rirushaho gushyuha nuko iki gikombe cy'amahoro ari rushanwa rikunda kuzamo ibintu bitunguranye. Hari amakipe mato akunze gusezera amakipe akomeye. Nayo mpamvu KNC yatangaje amagambo nk'ayo, ashobora kuba atarimo kwirata, ahubwo ashobora kuba agaragaza icyizere afitiye ikipe ye.
uko bizagenda byose, ikizwi nuko imikino ya kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro 2026 ishobora kuzaba imwe mu mikino izavugisha benshi mu mupira w'u Rwanda. Ese Gasogi koko izabasha gusezera ikipe ya APR cyangwa APR izayibirandura? Ikipe ikomeye izagaragara. Ibyo byose rero bizasubizwa n'ikibuga ndetse n'igihe, kuko APR izihurira na Gasogi United bahurira mu kibuga iminota 90 cyangwa irenga, maze natwe tukaryoherwa n'umukino. Ese wowe ubona bizagenda bite?